ako gore ni nk'umubu nyine. Gore ni umuntu nafashe ntava araho nta cyayoboza, araza arirukanwa, abantu basaba imbabazi aragaruka, abantu bajyana muri za kampani zamamaza bashyiramo, arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba ministre, ibyo yagize byose muri biriya nyine bituma mwita gore biriya byabo by'inyuma babamo bakoresha inyuma, bakora ibyo bakora nyine byose nuko nuwo gore ntaso nta. Ariko mwagiye murashaka ko ntanga mwaretse koko nange koko nange bibe ya ndirimbo ya Bruce Eronoma Zagoryangi nange koko umuntu w'umugabo w'umukristo, umwana wo mu batangi, ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, umuntu avuye mu misozi miremire, umwana w'umukristo, umwana w'umutambyi, mfite inshuti z'abapasteri, mfite inshuti z'abakristo, mfite umuryango. Ubu koko murumva kugira ngo ngire ubushuti n'umuntu nayizanye birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano. Oya nukuri ibi nibyo turimo, inzego zibe zibireba, ngenda tabaza inzego. Yes, reka nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye ubana natwe. Ni kakanya tugiye guruka ku makuru abari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangaza makuru bitandukanye. Intambara y'amagambo mu banyamakuru ba sport yakajije umurego, bamwe bari kubyita amatiku, abandi bakabyita bari kuvuga ibintu byinshi. Byagenze bite kugira ngo hatangira kuvugwamo n'ibintu bitaba by'abasangira ngendo cyangwa bino bintu nyine bari kuvugaho by'aba bantu baba baryamana bahuje ibitsina, bakomeje gushinja umwe cyangwa bivugwa yuko bari gushinja Lorenzo n'ibindi bintu bitandukanye nk'ibyo. Reka tubanze dukurikire izi clip video cyangwa dukurikire ibi byagiye bivugwa, yaba ibyavugiwe muri radio ya Sam Karenzi, yaba ibyavugiwe kuri Sibo, yaba n'ibyatangajwe na Rugaju Rigani kukigendanye no kuba yarasabwe kuba yatanga akinyuma cyangwa kuba hari ukuntu yagira uko yigenza na mugenzi we bahuje imiterere, ariko uyu mugabo akagaragaza yuko rwose imyemerere ye itabimwemerera, inkomoko ye, uburere yahawe n'ibindi bitandukanye yagiye agaragaza. Tunarebe nuko aya matiku yazamutse nuko yakomeje kugenda afata indi ntera. Ingingo ya gatatu igaragaza ubucakura tudashobora kwemera no kwihanganira. Buri abantu abona abantu baceceka, urabona cyane iyo umuntu ari umunyamakuru w'umwana, abantu bumva bamunagaho dutero biri abagoregore bakora bakumva ngo baguhabye. Deja ugifata ibintu kabihagoregore kabipostinga mbere yo kipi postinga abagaragaje urwego rwawe. Urafata umuntu nkagoregore ukavuga ngo urumuhanganisha na Rugaju, abasore bavuga ngo sirika yangu nige yagerageje kugira ibya akinisha yarabibonye, yarabizi n'utudepression afite aratuzi. Utwo rero ntitumpabye, utwo rero n'udutero tw'abana dukozwe nabi, turimo imibare mike cyane. Ushobora gufata post ngo umuntu ayirekure mbere ko club yirekura, uvugaragaje ibyo urimo, sibyo? Wowe ni gute rugimbana? Wowe uri umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru. Wowe ni gute nasora ikintu cya Rayon Sport taragisohora? Nago biba. Explain to me ukuntu njewe na disclosing ikintu kiri internal muri Rayon Sport tayakiribizinga. Izo attaque rero impamvu ubona mu bantu bose babivuzeho bamanutse akabati tugomba kuvuga kuri Rugaju. They know me well. I've stand ku kintu cyitwa nkimurenganye Ngabo. Babonye ko Ngabo yabarasheho nibyo bamuvuzeho bazi mu gushaka kubihisha kubimaska, bare kuri tangazo ryo ko bashimira Ngabo bahita bararekura na biriya kugira ngo bijyanirane. Urumva kuko mfite izina rinini birahita bitumbagira bizamuke bimira ibyo bindi, none kibe nk'impamvu. Uzi ikintu ubu nkoreye muri RMC, ubu nkurininze ubunyemereye kukuvuga kuko wamvuzeho ngo kwisobanura.
ku kazi kanjye ubu kiranutse cyane, ubu mpaye impamvu yo kwidefana ko narabiteguje deja, kuko wajya atatse ubu usize position y'akazi kanjye mu buryo buri safe kuko wabanje. You can't treat people like fools iteka. Ababiri inyuma turabazi, nta kintu dufite gutinya, ikintu icyo ari cyo cyose turakivuga uko kiri. None kibyimbye kize kimeneke. Uzi impamvu tudashobora kubiresista? Buriya ushobora kureka abantu bagakora amaguye zabo mu nyungu zabo bwite, ariko iyo bijemo person attack n'amadepression y'abagoregore ukumva ko wayagenderaho, uvereka yuko ntari muri iyo kategori yuko ushobora kugiriraho, ntabwo bikunda kuko aba ariyo bazi ukuri. N'umuntu wese uzi ubwenge ari kubyumva ibyo ndi gusobanura. Nta logique n'imwe iriho yumvikana iriho. I will disclose everything. Kugera bwa kabiri hava icyabaye, mfungwa, ibyo yanditse mwarabibonye, yarazi ko nzahiramo, ndagaruka, arakomeza, ndihanangiriza, ndasaba, ndavuga please stop. Numa w'abantu bakorana ndababwira sinshaka ibyo bintu, urumva? So hari ukuntu rero umuntu agenda ukabona yakabije, rimwe ukaba wamusubiza kugira ngo tuze. Akagoregore ni nk'umubu nyine. Goregore ni umuntu nafashe ntava ari aho ntacyo ayoboza, araza arirukanwa, abantu basaba imbabazi, aragaruka, abantu bajyana muri za kampani zamamaza bashyiramo, arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba ministre, ibyo yagize byose muri biriya nyine bituma mwita goregore, biriya byo byabo by'inyuma babamo bakoresha inyuma, bakora ibyo bakora nyine byose, nuko none uwo goregore ntaso ariko mwagiye mureka, murashaka ko ntanga, mwaretse koko nange koko, nange bibe ya ndirimbo ya Bruce eronoma zaguryo niwe, ntange koko umuntu w'umugabo w'umukristo, umwana wo mu batambyi. Ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, umuntu avuye mu misozi miremire, umwana w'umukristo, umwana w'umutambyi, mfite inshuti z'abapasiteri, mfite inshuti z'abakristo, mfite umuryango. Ubu koko murumva kugira ngo ngire ubucuti n'umuntu nayizaye, birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano. Oya sha, oya nukuri, nyabuna mujye mumenya yuko turi n'abakristo, nukuri kw'Imana. Ibyo ntemera ntago byatuma umuntu nyine nyituniraho ngo mbimwemerere, ako nyine nge nanga agasuzuguro, nukuri nanga agasuzuguro. Iyo umuntu amenyereye ntago bikunda, ntago mbikunda. Buriya nge naramwihanganire, ariko nakomeza Imana imuhe umugisha. This conspiracy nibyo twavugaga kare. Ndabaje Jarike baguhakinze ngo kubera ikizi. Mwese mwanditse ni wabyanditse ngo yego kubera iki? Urukuma felicitation yiki ngo wambwiye ko abaye DM wa Rayon Sport. Bande hari umuyobozi wa Rayon Sport bikubwiye, byo bwanjye ndabikubwiye, ibi nibyo turimo, inzego zibe zibireba. Njye natabaza inzego, iyi campaign yo kunteranya n'abantu ntabwo ngiye mbyemera. Iyo message ya Matici ndabatabaza inzego. Matici aranditse ngo Wasiri ni urimo kuzikoresha ubu nona. Ubu niwe asongereza cyane. That's it. Ni urimo kuzikoresha ubu. None se Jarike mbere uko mvuga, mbere uko mvuga ko nabaye umuvugizi wa Rayon Sport, kwazi mbere uko ajya kunyereka ku mbuga nkoranyambaga. Oya nicyo kibazo wakwibaza. Oya tujye tuvugisha ukuri. What is this? Ibi ni ibiki? Abantu baga umuntu yubaye yemera. Urabona ko conspiracy actually irimo abantu benshi cyane. Ubu sibi bitandukaniye n'abantu bagiye kwicara. Ubu nabura gute gutekereza ko Jarike wari wagiye kubwira abari n'undi ngo bavuge ko ngiye gusimbura ingabo. Ari kwivuga kuri radio
ari kubyandika ku mbuga nkoranyambaga kukirwa n'abantu 280 ari kuma felicitation ako ni bamuhakane nigute natekereza ko ari ujya gutuma bariya bose ngo wirirwa bantuka ngo ngiye gusimbura ngabo unagambaniye ngabo yangize ngo yagiyeho byibeshye ko ntabwo yibeshye ndamwandikiye ndamubaza bite brother is this genuine ibi ni wowe ubyanditse ntiyansubije ariko nibyiza ubwo wagusubije ubwo wenda ntiyari afite icyo ansubiza ariko itangazo rero ibintu bibaye mu isegonda rimwe se ngiye telefone yanjye inzego zibishinzwe zemere kwiverifiya njyewe ndiyama abanyamakuru bari kunsiga icyasha sinigeze mvuga n'umuyobozi wa Rayon Sport akazora gasabye cyane agwa kase ntanako nifuza muri Rayon Sport ntanako nifuza ariko bamaze iminsi babesha abantu bamaze iminsi babesha abantu ngo nagambaniye ngabo Robeni ngo ndashaka zike none bari kubikonfirma ku mbuga nkoranyambaga ngo nigire kwandika mu bwa za Rayon Sport umunyamakuru munini nka Jarike amagana nge ndumiwe nge nari amagana ngiye muri shock nge ntabwo nge Jarike arabimamirije ko ari kuyiposting reba ko na WhatsApp ye batayi hacking bayihakinze gute se meta uzi ngo meta bapfa kuyihakinga ngo hari umuntu umbwiye inde ko abareba bavuga ko ari Wasiri aho ngaho soke twitangire Lorenzo twumvikane sibyo inkuru ntago igiye guhinduka ngo ibi hakuveho ibyo Reyo yavuze bibi inkuru ko ari Lorenzo wabyanditse abantu bo muri Reyo arimo n'umuvugizi wayo babwiye abareyo n'abanyarwanda ko Wasiri ari ushinzwe imbuga nkoranyambaga uri mu gukora by'agateganyo atari Lorenzo akazi ngabo yakoraga ibyo bintu ntibisobanutse niba nabona ko agashoboye akagumane cyane rwose agakora byo ngo ashyushya abafana ngo ujya yabifatanya byose yabikora byombi imbuga nkoranyambaga Wasiri umuvugizi Gakwaya niba rero wanditse akakongereza keza mbonye ashimira ngabo n'ibindi yabishobora abikomeze sibyo ku kinyarwanda kigororotse tubonye hano igice nkeneye ijambo kurindi ndashaka kumva umuvugizi ambwira kuri authenticité y'iri tangazo mbere ko abantu bashaka kuba barimo babikora badashaka ko barimo bayobya uburari abantu bakora attention ku itangazo bajye kuwari bajye kuri nabyo bahindurire bajya handi none hano barangarire kuri Lorenzo ntahuriye nabyo aho kugira ngo namubonye Olivier Gakwaya mubonye kuri telefone waramutse neza Olivier waramutse neza Karinzi ni amahoro ni amahoro muri Rayon Sport mumeze neza murimo muritegura neza umukino mufitanye nta kibazo kabisa na polisi mu kanya nta kibazo tumeze neza imyiteguro imeze neza yes ndakeka mumaze kubyumva byose reka tugaruke noneho by'umwihariko tubyinjiremo neza uko byagenze ariko ndabanza mpere ku itangazo rya RMC yihanangiriza mu nyandiko radio ebyiri arizo SKFM na Isibo Radio ibintu bisa nkaho byatutumbye bituruka ariko nanone tukaba twanagarutse cyangwa tukaba turaza no kuzagaruka ku bya Rugajurigani na Lorenzo basa nkaho nabo bari guterana amagambo cyane kuko byagezaho abantu batangira kuvuga bati Rugaju yarengereye abandi bakavuga batayo matiku nyamuneka nimureke kwica ubunyamwuga bwanyu mureke kwica ubunyamwuga bwanyu cyo twabakundiye samatiku twabakundiye ko muri abantu b'abahanga batugezaho amakuru aryoshye kandi ateguye neza mutangiye kuvangira umupira wacu mutangiye kuwica reka tubanze tugaruke ku itangazo rya RMC ntatinze reka mpite nkubwirwa ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rwatangaje ko rwihanangirije mu nyandiko bitangazamakuru bya SKFM na Isibo Radio kubera imyitwarire ihabanye n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ikomeje kugaragara mu biganiro bya siporo bitambutswa kuri izo radio uko kwihanangirizwa kubaye nyuma y'ibiganiro bitandukanye RMC yagiye igirana na bamwe mu banyamakuru bakorera ibitangazamakuru ndetse n'abayobozi babyo. RMC mu butumwa yanyushije ku rubuga rwayo rwa X yunzemo iti tuributsa ibitangazamakuru byose bikora ibiganiro bya siporo ko bigomba gutangaza amakuru
ashingiye ku kuri no ku bimenyetso, kwirinda amagambo aharabika, gutukana, isebanya cyangwa ashinja ibinyoma, no kwirinda gukoresha itangazamakuru mu nyungu bwite z'umuntu cyangwa abantu, ahubwo rigakoreshwa mu nyungu rusange. Iyo watangiye gukoresha itangazamakuru, iyo ni addition yanjye, iyo watangiye gukoresha itangazamakuru mu nyungu bwite cyangwa mu nyungu z'abandi bantu bitari mu nyungu rusange, icyo gihe rwose warangije kwica amahame y'umwuga. RMC rero yaboneyeho gusaba abakunzi b'ibiganiro bya siporo gushyigikira abanyamakuru kugira ngo siporo ibe urubuga rwubaka sosiyete aho kuyisenya. Ibitangazamakuru bya SKFM na Isibo Radio byihanangirijwe ku mugaragaro nyuma y'intambara y'amagambo imaze iminsi iranga abanyamakuru babyo bakora mu gisata cya siporo. N'intambara yaturutse ku kiganiro cyakozwe n'umunyamakuru Ndayisaba Leonidas wa Isibo wavuze ko Rayon Sport ishobora kuba igiye guha akazi abanyamakuru ba SKFM. Ati Perezida wa Rayon Sport Murenzi Abudara agiye kwirukana Ngabo Robeni ushinzwe itumanaho muri Rayon Sport. Ngabo yamaze gutandukana na Rayon Sport, yimika Karenzi cyangwa Lorenzo. Mu kiganiro cy'imikino cyatambutse kuri SKFM tariki ya 9 Mutarama 2026, abanyamakuru baganiriye ku byavuzwe n'uyu munyamakuru bagaragaza ko habayemo kurengera. Sam Karenzi wa SKFM yavuze ko abanyamakuru ba Isibo TV na radio baciriritse kandi ko bahembwa intica ntikize, ndetse nta n'ubushobozi ngo Rayon Sport ifite bwo kuba yahakazi ubunyamakuru wa SKFM. Ati ariko ibyo bitabapfu nabyo mugiye kujya mubizana hano ngo tubivugeho. Mwagiye muha agaciro ibikwiriye kuba bihabwa agaciro. Uko inkende yurira igiti niko irushaho kugaragaza ubwambure bwayo. Hari ibintu ubwabyo udakeneye gusobanura cyangwa gusubiza, ubwabyo ubyumva ahita yumva ko yataye umutwe. Lorenzo amafaranga ahembwa hano nta nubwo yegereye ayo Rayon Sport ishobora guhemba Ngabo, sino kungana ahubwo ntiyegereye. Karenzi yagaragaje ko Ndayisaba yigeze kumusaba akazi arakamwima, ahamya ko Isibo TV na radio imuhemba angana nayo SKFM ihemba abana bakizamuka. Ati ngewe ubivuga yansabye akazi sina kamuha, ubivuga umushahara abona aho akora. Hano ufata bakiri bato babatangizi b'abana bakizamuka nyine, warangiza ukumva ko ndwanira akazi ko kujya gukora ikise. Musengamfura Christian Lorenzo yanze kuripfana, avuga ko Ndayisaba Leonidas ari ingayi kuko asabye abanyamakuru bamufasha ku kibuga ashingiye ku kuba afite ubumuga bwo kutabona. Ati uriya musaza Leonidas sindamukomozaho ikintu na kimwe, tuba tumukurura tumwereka aho yicara tukamubera beza. Ni gute ubwo nashobora gufata amezi 3 atuka abantu kuri YouTube? Nuwo murongo mu mezi nk'5 ashize. Ubutaha muri stade aziterura yizamukane. Karenzi yongeyeho ko abanyamakuru nka Ndayisaba bahawe akazi ko kumwita igisambo no kumushinja gusenya Rayon Sport, ariko ko nibikomeza atazabyihanganira. Ahamya ko afite ubushobozi bwo guhamagara nyiri radio Isibo ntibarareyo. Ati ndarahiye nabikora. Aya magambo yababaje abanyamakuru b'imikino ku Isibo barimo Mugenzi Faustinho cyangwa Faustine, Nkusi Denis, Mutangazaji na Ndayisaba Leonidas bagaragaza akababaro kabo mu kiganiro cyabaye ku itariki ya 10 Gashyantare 2025. Mugenzi Faustine cyangwa Faustinho yasubije Karenzi
ko niba afite ubushobozi bwo kwirukanisha abanyamakuru ba Isibo yabikora. Amumenyesha ko gahunda bafite yo kugaragaza abasenya siporo y'u Rwanda izakomeza. Ati uwavuze ko twazinduka tutari kuri izi mikoro abigerageze cyangwa se bikore. Ndayisaba yifashishije chaîne ye ya YouTube yerekana ko iterabwoba no gusebanya ari turufu yifashishwa na radio ya Sam Karenzi mu gusenya umupira w'amaguru. Yavuze kandi ko amagambo yumvise ari yo magambo aciriritse yumvise mu buzima bwanjye cyangwa ariyo yumvishe mu buzima. Ati niyo magambo numvishe mu buzima bwanjye kuva natangira itangazamakuru. Uyu munyamakuru yakomeje ati ibindi byose wabivuga ariko kuvuga ko wakwirukanisha umuntu ku murimo muvandimwe wanjye n'imyaka tumaze dukora tutagukorera nawe urwana n'ubuzima, amaradiyo n'indi mirimo umuntu yakoze atari wowe wabigizemo uruhare, ahubwo mwaranahanganiraga ku murimo sibyo. Nkusi Denis we yatangaje ko abanyamakuru ba SKFM bakora bayura. Iri hangana riri hagati y'aba banyamakuru twavuga ko riraza kuza kurangizwa n'iki. Ntawe ndaza kuza gushyigikira mvuge ngo uyu nguyu yari mukuri, ahubwo icyo ndaza kuza guhurizaho nuko ibintu batakagombye kubivugira kuri mikoro, ahubwo bakagombye kujya inyuma ya mikoro bakareba ikibazo bafitanye bakagikemura, cyangwa nimba no gukemura ibibazo byabo bafitanye byarabananiye bagakura amatiku kuri mikoro, ahubwo bakazajya bayavugira inyuma, kuko abantu ntago bakeneye ubu burozi bwabo. Ariko nanone ntitwirengagizeho yuko societe hari ukuntu ikunda ikunda amatiku, ariko wenda ntago ari icyo nshaka kuvuga. Societe ikunda ibintu nk'ibi ngibi, cyangwa abantu b'iyi minsi bakunda ibintu nk'ibi ngibi nyine byahahiye, runaka yavuze iki, runaka musubije iki, runaka koze iki, ariko mukuri ibintu si byo byubaka. Icyubaka nuko abantu baza kuza kuvuga ikintu gifite agaciro, bakareka ikintu nakwita nk'itiku. Ukaza ukatubwira uburyo ki ikipe yacu turaza kuza kuyubaka, ukaza kuza kutubwira uburyo ki umupira wacu watera imbere, ukaduha amakuru updates. Ese match zagenze zite, amakipe yatsindanwe gute, ese ibi nibi bikozwe byatanga iki, ese nimba hangaba byapfuye hari igisubizo, aho kugira ngo ujye guhangana na mugenzi wawe kandi mwagafatanyije mu kunganirana. Ibintu byo kwatakana ntabwo ari ibintu byiza, ubunyamwuga buba bwatakaye, biba byarenze kuba amakuru, bikaba ubujajwa. Reka mbashimire kandi reka nizere yuko urwego rw'abanyamakuru RMC buraza kuza gukora inshingano zabo, bakagerageza guhuza aba bantu. Ibintu biri kuri mikoro bimeze nkaho biraza kuza kuvangira itangazamakuru, bigasa nkaho bihoshejwe, ahubwo hakaza ibiri byubaka. Ndagira ngo aba bagabo bose n'abahanga, turabubaha kandi turabemera, bagerageze bakore kinyamwuga, baduhereza amakuru dukeneye, baduhereza amakuru y'imikino dukeneye kuruta amatiku yabo bafitanye inyuma ya mikro. Ngayo ngukoreye.